Buri wese muri iyi si yifuza kuba umuntu ukomeye, ariko se ni ibiki byagufasha kubigeraho? Reka turebere hamwe. Murakaza neza kuri Alliance Stories, aha niho tubagezaho inkuru z'ukuri z'ubuzima z'abantu bahinduwe na Yesu Kristo, ndetse n'ibikorwa Yesu yagiye akorera mu bantu, n'ubuhamya butandukanye n'inyigisho z'ubutumwa bwiza. Niba wumva waracitse intege cyangwa ubabaye ndetse waritakarije icyizere, izi nkuru ni izawe. Kandi niba utaraba umwe mu badukurikira, wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'inkuru zitandukanye tuzajya tubagezaho, bikagufasha guhinduka. Buri wese muri ubu buzima yifuza kuba umuntu ukomeye, ariko umuntu ukomeye nyakuri ntabwo ari umuntu wamamara, nta nubwo ari umuntu wubashywe n'abantu bose, cyangwa umuntu ufite ibintu byinshi, imitungo myinshi. Umuntu ukomeye nyakuri ni ufite indangagaciro zihamye, uzi icyo ashaka mu buzima, kandi akaba azi ko ubuzima bwe bushyigikiwe n'Imana. Indangagaciro ya mbere yo kuba umuntu ukomeye ni ukuba wubakiye ku Mana. Umuntu wubakira ku Mana ntago ahungabanywa n'ibigeragezo, kuko na Bibiliya irabivuga muri Matayo 7:24 ko umunyabwenge yubaka inzu ye ku rutare. Uretse rero Imana, ubundi ibindi byose ni ubusa. Ibyo wakora byose, imirimo wakora, amafaranga wabona, icyubahiro wahabwa, ntacyo byakumarira utagira Imana muri wowe. Mu by'ukuri utubakiye ku rutare, kandi urwo rutare rugomba kuba ari Yesu. Indangagaciro ya kabiri ni ukugira intego zifite icyerekezo. Umuntu utagira intego mu buzima bwe aba ameze nk'imodoka itagira aho igana. Ese Uwiteka we yagufasha gute udafite icyo ukeneye, udafite icyo uyereka, udafite icyo uyibwira, udafite aho ushaka kuva n'aho ushaka kujya? Ariko iyo ufite intego mu buzima bwawe, ukereka Uwiteka ko hari ibyo ufite, nayo iraza ikabigufashamo. Niyo mpamvu rero ukwiye kugira intego kandi zifite icyerekezo kizima, kuko nanone Imana ntabwo yagufasha mu byo ushaka kugeramo ariko bidakwiye. Indangagaciro ya gatatu ni ukwigira ku bandi, kandi ukiga bihoraho. Umuntu ukomeye cyangwa umuntu ushaka gukomera ntabwo ari umuntu wumva ko azi byose, ahubwo ni umuntu wigira ku bandi, kuko hari ibyo abandi baba baragezeho wowe utarageraho, hari ibyo ushaka kugeraho abo bandi bagezeho, byibura ukabareberaho. Bivuga ngo uca bugufi ukagisha inama, kandi ukemera kugirwa n'iyo nama, ukemera ko hari ibyo abandi bakurusha kuruta uko wakwiyumva ko uzi byose. Reka turebere hamwe mu Migani igice cyawo cya 13 umurongo wawo wa 10, haravuga ngo ubwibone butera intonganya gusa, ariko ubwenge bufitwe n'abagirwa inama nziza. Bivuga ngo iyo wishyira hejuru ukumva ko uzi byose, mbese uba uri umwibone, kandi nta kindi bitanga uretse intonganya. Kuko iyo utangiye no kujya mu bandi baravuga, wowe ugatangira kuvuga ko ari wowe ubizi kubarusha, batangira kukumvisha ko hari ibyo bazi kukurusha, nawe ugatera hejuru uti ninjye ubizi. Aho rero nta gisubizo bitanga. Ariko ngo ubwenge bufite n'abagirwa inama. Bivuga ngo wowe mu gihe wemera kugirwa inama, ni wowe ufite ubwenge, kuko igihe uzanicara ukabitekerezaho, uzumva koko ko ibyo abantu bakubwiye ubyanarize, ukuremo nyine ikintu gikwiriye ko nawe ugiye kugira icyo ukora. Indangagaciro ya 4 ni ukugira umurongo ngenderwaho no kudacika intege. Umuntu ushaka gukomera muri we arihangana, mu gihe abandi bacika intege, we ntagacika intege, kuko abazi umukomeza ari inde. Abafilipi igice cya 4 umurongo wawo wa 13 haravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Bivuga ngo niyo waba wumva mu buzima bwawe uri gucika intege, wari ukwiye kujya uhora utekereza kuri uyu murongo, ko ushobozwa byose na Kristo uguha imbaraga. Aho imbaraga zawe ziri gucikira, aho intege nke zawe zigeze, ugahita wumva ko hari Yesu Kristo uguha imbaraga.
ibyo utekereza ko bigoye, ibyo ubona ko byaguca intege mu buzima, ukumva ko nta wundi wahagararana nawe uretse Yesu Kristo. Indangagaciro ya 5 ni ukumenya gufasha abandi. Umuntu ushaka gukomera cyangwa umuntu ukomeye nyakuri ntabwo ari wa wundi wihugiraho ngo ibintu byose aba yumva akwiye kubigira ari wenyine. Ahubwo umuntu ukomeye ushaka gukomera ni wa wundi wiyubaka kandi akubaka n'abandi. Ni wa wundi wumva yifuza ko ibyo yagezeho n'abandi babigeraho. Ni wa wundi uba ufite aho ashaka kuva kandi akumva ashaka no kuhavana abandi. Iyo ufasha abandi mu gukura, nawe urakura, kuko hari ibyo wiga mu gihe uri no kubafasha, hari ibyo unyuramo mu gihe uri kubafasha, ukabona ko nyine nawe biguteye ubundi bumenyi. Kandi gufasha abantu ntabwo ari amafaranga gusa, ushobora kubaha ibitekerezo, ushobora kubereka inzira. Hari uburyo bwinshi bwo gufasha, ariko ukagira uwo mutima w'impuhwe kandi wumva ushaka gufasha abandi kugera ku byo wagezeho cyangwa nawe wifuje kugeraho. Indangagaciro dusozerezaho ikomeye niyo kugira ubuzima bwiza, kwita ku buzima bwawe. Umuti wo kuba umuntu ukomeye si ugutakaza ubuzima ku bitagira umumaro, ahubwo ukwiye kwita ku mubiri wawe no ku mutwe wawe. Ibyo bintu bituma uba umuntu ufite imbaraga. None se dusomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 19 haravuga ngo, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Uwiteka niwe ukwiye kutugenga wenyine, kuko imibiri dufite si iyacu. Nizere ko uwo murongo uwutekerezaho. None se umubiri wawe uzagenda ukoresha ibidakwiriye, ngaho inzoga, ngaho itabi, ibintu byose bikwicira ubuzima, maze nurangiza ugenda urwara umutima, urware diyabete, urware za kanseri, igifu, ibihaha, ubuhumekero, reka sinakubwira. Maze igihe wumva umerewe nabi utangire gusenga ngo Mana wambabarire ukankiza. Ariko se ntiwabyirinda mbere? Ntiwabireka mbere? Ntabwo wumva ko umubiri wawe ukwiye kuba urusengero rw'Uwiteka? None se urusengero rw'Uwiteka uzarukoresha icyo wishakiye cyangwa wareka ahubwo rukagendwa n'Uwiteka? Umuntu ukomeye cyangwa ushaka gukomera nyakuri nuzi ko ibyo byose biva ku Mana, kandi akiyubaka mu mutima, mu bwenge no mu bikorwa. Niba ushaka kuba ukomeye, tangira uyu munsi, senga, shimangira indangagaciro zawe, kora cyane kandi wige, wubahe Imana. None se waba uri hehe uyu munsi? Intambwe ya mbere ni uguhindukira ukavuga uti, wenda Mana nayobewe inzira, ntabwo nari nzi ko ibi byose ari byo bikenewe, ariko ndifuza kuba umuntu ukomeye mu mico, mu mutima no mu buzima. Erega uwitabaje Uwiteka wese aramusanga kandi akamufasha. Soza nakubwira nti uyu munsi tangira urugendo rushya. Tegura intego zawe, senga, wihe igihe, kandi umenye ibyo ushaka kugeraho, ubisangize n'Uwiteka, azagufasha. Ukomeye nyakuri nuzi ko ubuzima bwe bushingiye ku Mana, naho ibindi byose ni iby'ubusa. Wibuke ko twese tugira aho tujya nituva muri uyu mubiri, tuzabisiga. Tangira rero uyu munsi, Imana izaguhagurutsa. Indangagaciro zaba nyinshi, hari izo twakongeramo, hari izo nawe wumva nk'umuntu koko ukwiriye kugendera mu buzima bukwiye, hari izo wumva zikwiye, watwandikira nawe muri komantere. Kandi niba wumva ikiganiro kikunyuze, wakora like, ugakora share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose. Kandi niba utarakora subscribe, ntugende utarayikora. Ndetse dukomeje gushimira n'abamaze gukora subscribe bose. Imana ikomeze duhana umugisha.